wavugaga sinibyo nakubwiye se no umuntu uri kunesha umutwe ukazi baho ngaho sibebu uyu muntu wamwitabye niyo ngiye kuhamagara umwitaba mwihore nose ubu kumwitabye yakuvugishije ako nyine numara kubikora maze se yajya avugisha abana n'abandi murere no mu cyumba sibyo je ikote ryanye n'uripfubyo urangwa cyangwa nzakwereka nawo umugire nawe ukunda bizu buri kanya bizu nyine nta kibazo se dukundana se iyo ubeshye se ugakomeza kubivuga aha ndakuzi ntabwo nari kugukira ubwo nyine ari kutuma uburenganzira nkazashaka undi njya gusoma ngo iki iminwa nahita nyitwika ushaka undi ujya gusoma cyangwa hari undi usoma hari undi sheri nawe ninkufata uzamenye ko ibyo bikurangiriye ariko n'ubizi ubu ngubu ko ari njye nawe twenyine nyine nanjye ndabizi ko ari njye nawe ariko abantu hari igihe bahinduka no kuri isi hari imitego myinshi hari igihe umuntu yagutega bikarangira sha wapi kabisa ubuse kano kanya twari turi mu nzira reka tuze reka tujyane homo sibyo nayo unyijanga kugira ngo harebe umenye ko nahakunda byatari sibyo ya n'undi munsi wenda uzaba ugeze mu rugo ntumbone kandi ubizi ko ndi mu karitsiye uze kundeba ndemba aha ngaha urahakunda cyane ku buryo nagusanga cyane igasheri okay nta kibazo ngo nawe tubanze tujyane mu rugo sibyo ubu ntanganiriza hari n'akantu kantu nshaka wumva banguka agira vuba unsange mu rugo sawa banguka kabisa sawa karibu Hi boss. Murahusha. Naho neza. Amakuru ki? Makuru ni meza. Bawicaye. Merci. Ku kazi bimeze bite ko ejo ntabonye umwanya wo kuhagera? Kazi bimeze neza biragenda ntari. Biragenda warahambereye neza cyane kabisa. Ari mba mari. Yego. Noneho uburetse gato nkuzanira utuntu. Hari utuntu ugomba kunjyanira ku kazi. Okay. Sawa. Akiriza impapuro uzinjyanire ku kazi ubwo mukanya ndaje gatoya sibyo mukanya gatoya ndaje uzijyane muri biro ku kazi akintu nzikoraho oya nta kibazo we no kuzidepoza gusa merci sawa courage sha courage kabisa sawa ase sheri ubundi bimeze bite kutajya amakuru ya sheri wawe muracyakundana sheri wanjye se subizika hora ari wa wundi uracyakurana n'aba muhungu ego kure niwe sheri wanjye ubuzima bwanjye bwose urabizi wenyine mfite wenyine ese urabizi bakagufite wenyine ngiye ko mbizi nyine aranetesha amakeya zose nkeneye kumva nyine kare ngeye nyine shora muhungu ko namwizera tamwizera nase ubundi kwekiri kubimbaza uri kugira ngo nshaka abandi cyangwa ari yindi mpamvu ugira inama basi ujye ushaka abasheri benshi ku buryo umwe nakurumbira uzajya usigarana uwo asha beso wapi pe izo nama zawe zigumane shiri wanjye aramagije namusezeranyije yuko nazigira muca inyuma kwizera abahungu ba Kigali ngahizera njyewe ntabwo nagumana n'umusheri umwe gusa ubwo se anyigaritse oya naribi uko bizagenda kose ariko atari njye wabigizemo uruhare naribi banza yaraguhaye n'uburozi ese bezo kuki wumva ko ari uburozi ntabwo ari uburozi ahubwo nyine ni urukundo rwa nyarwo niko rumera
bro. Yes. Noneho tumeze bita. Ko atashye karize. Aba ukagiyemo. Nakagiyemo ariko ndi no kugasoza kandi mo nakanyuma. Ndananiwe kabisa. Ntuzi n'umunsi agakore home. Oya, nibwo nkiza amasaha, nibwo nkiza kabisa. Abiganya gukunda cyane. Wagahanze yapfuye atagasoje. Ndabona ko akazi ariko nkiri imbere. Meze bite so? Fresh. Ntabwo wakoze si uyu munsi ko mbona ari bwo cyiza. Ntabwo biriwe hano. Nsanze hano nta muntu uhari. Sha, nari mari mu masaha yarashize nyine nuko ari umuntu yengeye kureba hano hirya. Iri zuba naryo riri hano hanze abantu. Agiye muri bya byana byawe. Wapi mwana? No umuntu yembuye kureba hano bari umutipe nashaka kureba aragasoftware cyangwa ambwira ukuntu akabona agasoftware. Kokira. Byangi byawe ubone byane babana byumviza uko bana byakazi kandi bane huriro. Ni babana. Aho kubera izuba riri hano hanze noneho nende kuvuga ati ngenda naporeza nyine ngenda n'amaguru ariko izuba rimennye umutwe no mu mutwe uri kundya cyane ariko ndabona bwatangiye no gucya rero bije kabisa twimere nabi ahubwo ngiye kuba niryamiye yongeye kureba cyane amayoga yamwe yoga koko izisa rega abana n'inzoga biragendana niyo urabizi nazi mwe naga nabiguhisha ko nari n'ibintu byadanje biba birimo ahubwo byumwa dukemana byumwa duke kabisa wapi mana reka ndebe ukuntu afata ikinini nyine n'amazi menshi kabisa baryamye gato wenda yajya nimugoroba boroshye ugabanya abana waranyobeye wowe gahunda zawe zose wowe nakubwira ati uri sematama ko bavuga niko pojya sawa ako sister nawe igiye bagusukira ibintu ubu ngubu ntabwo wabikuramo wamaye amafaranga yo kubisoma amafaranga ndetse njye hari akazi ngira urakubwira papa wawe ngo ninjye tega mbigufungire cyo ukoze ngo banzicire mu mutwe mwana we so wajya ukaraba no mu mutwe mu mutwe ameze nabi ndikumva noneho tega mbifunge ariko n'ejo bundi mbisutse sibye ibintu byo gukabya nyine ariko ntabwo ukaraba mu mutwe none se urabona ukaraba mu mutwe reba harimo imvuvu ibiki byose meze bite sister muri mu biki se ngubwo gufungire ngo iyi misatsi yiwe dore iba yagoranye meze uko se wowe nanjye meze bon tababona nyine nizeye nkuru se rero tuzaniye ni agasitorise ahubwo nciye mu byumba byanyu mwese ndababura urumva twebwe batuzirikira mu buriri ku buryo twagumamo ukuntu nabahize kumwe mwamwibereye aho wamuhaye amafaranga akajya gusuka mu mutwe buri munsi yahora aho ngaho n'umunwa wese niba atazabivuga nzayamuha ibiki atazavuga ibiki se bro ni ibiki atazavuga ukereka muri tudiringe cy'ubwo murabizi ko nanjye nta biryanjye sibyo muzanye cyane hano hari rizi usanga ari igihe bayireba mu magara umuretse kandi ubwo wasanga ari bwa butipe bawe ni abagabo be ntabwo ari abanjye cyose ugora mani ni rafiki yangu nabidanje ntukansekere abahungu bari kuguhamagara ngewe unsekere rata bro mbwira rata ndi kukwiyumvira oke nayo sibyo ntabwo nukarakara sibyo nsaba arakazwa n'iki urumva ibyo abantu barakariye mbadire urumva afitiye njye nzabatamo ariko nimubyemera nyine tubwire nyine nta kibazo nese siko tubereho kukumva nzanye cyane hano hari kuko mana yaza bene wanyu njye barabizwe nanjye bigere tuzane cyane hano se kukigoranya umusaza niba agusabye ikintu ari kudusaba nyine ibyo se bitwaye iki kwirwa nero ubugeto cyane cyanze uye papa ko nawe warabagiye mu kazi ariko se nayibura ko nagasuzuguro se urumva wazana umukobwa no mu rugo ese se ukuza akajya mu cyumba cyanjye muri room yanjye akajya gukora iki bakajya gukora iki uzwirinze ari ya papa ari ni sheri wanjye sheri wawe ahubwo njye nta kibazo rata mushaka kugira ngo njye muri ghetto oya ntabwo nshaka kudusiga ahubwo sister reka mubwire reka nyine tumukorera umuti sibyo ubundi urabizi ni bro wacu kandi hari igihe umusabi wa buri kimwe nacyumvisha yambwiye ninazabivuga zanzukisha nze rero bitarengaho njye ntabwo nzabivuga nabikora seriye zamira ibanga burundu wowe njyewe do
nzaguhatera byanarangiye nta nubwo nabyumvishe. Bana mwiriwe? Mwiriwe daddy. Mumeze mute? Tumeze neza. None Sam ko ntarimo kumubona ari he? Sam ari mu gikari. Ayara mu gikari ngo ari gukora imirimo natwe twari turi hano nyine turi kuganira. Okay. Amaze kumenyera? Aho ngaho uriya muntu wazanye sinzi. Daddy ibintu adakora ntabwo azi akazi. Daddy rata akazi bari kumubeshya. Aramubeshya ntabwo azi guteka icyo nicyo cya mbere. Umuntu utazi ibiryo nta munyu ntaki twese turwaye. Umva reka mbabwire. Uzi ko aho kugira ngo nirukane Sam ari we waruvamo. Daddy uvuze ngo utangiye kujya uturutisha abantu b'inzara. Yewe imfura yawe koko. Oya ntabyo imfura. Mujye mugira discipline mukundane. Mwumvishe? Sawa nta kibazo. Ahubwo reka mbe ngiye no kwiruhukira. Umurebe kandi. Kandi akanako kaba kamushyigikiye. Sister wacu umva ugonde meza na telefone yanjye neza ibyanjye ufatwa ibyawe. Ngenda kumusosha. Bari bakagacana wabwira ngo mwapanga gahunda. Hari igihe nzakomeza mu rushinge ukiborera. Arata musaza wanjye uzamuzanye ngiye nzagushyigikira. Ngiye nzagushyigikira rero. Nkuno wazi ibyawe mayonnaise.